Jean Marie Vianney hanyuma nimero 9 perezida wa Rayon Sport akaba yataka inyuma ye hari Muvunyi iyo kipe wallahi turi muri lokali iminsi ibiri Kiyovu twayitsinda kimwe ku busa hanyuma rero tugiye gukina na APR kugira ngo tunganye n'iby'imitwe byanjye bibiri kame kugira ngo APR gukureho draw byasabye kugira ngo inkoreho draw ya Axitar irimo umuntu twahita tuyivugurura tukahita twongeramo abandi bantu babiri hari umugabo witwa Mike yahita aza muri Access Central akaba ahagararanye n'umukozi mu biro byacu witwa Uwimpuhwe Liliane bahagararanye muri Access Central aho Derive na Ngabo Besh aribo bicaye iyo yahura na Berike bene iyo twanganya byibuza ngo tweta tunganya baje abari ubusakuza inkwera ikimwaji cyawe rero murakoze cyane ubwo rero mugire weekend nziza cyane sawa okay hanyuma wasira ikipe yawe rero Sport imaze gukina Kiyovu Sport ibitego bibiri ku busa ikipe yawe uburyo wabonye yakinyemo uburyo yarushiyemo muri Kiyovu Sport wabisobanura gute abareyo ikigero kimwe turababaye turababaye cyane kubera ko aho twe twagejeje ubushize muri fazare ntabwo ariho tubashije kugeza twe twarayitsinze bine prediction byari 6 turababaye rero ariko inkuru inejeje irimo nuko Asmani yatsinze iyo nkuru nziza yatereremo niyo mpamvu dukwiye kwishima mu gace Asmani yatsinze tunabonye amanota 3 dufunguye shampiyona dutsinda bibiri ku busa rero Kiyovu Sport ntago ni ikipe iri kwiyubaka neza imeze neza iri mu murongo mwiza ariko nanone Rayon Sport iri ku rundi rwego niyo mpamvu uyu mwaka w'imikino twatangiranye gahunda ivuga ngo 11 n'abazungu iyo turi kuvuga ngo 11 n'abazungu ntago ari ntago ari speech gusa ahubwo niyo migirire nyine ya 11 wowe ushobora kubona Rayon Sport ukabona hari nk'iminota ya Tamfor ya Kiyovu ukabona yagize 20 myiza 25 myiza ariko hari ikintu kimwe kidahinduka hari mentality idashobora kwibuka Rayon Sport umupira w'amaguru mu Rwanda muri mwaka w'imikino ufite igisobanuro kimwe kigira kiti andi makipe yose arakina ayari gukina Rayon Sport ariko bikarangira Rayon Sport hari iminota nabonye Kiyovu Sport yakinnye neza by the way banakoze akazi keza cyane nibwo ndavuga abayobozi bayo muri iyi periode ntoya cyane bubatse Kiyovu Sport nziza ariko ntabwo ari nziza kuri Rayon Sport ni nziza ariko Rayon Sport yari avance iri imbere ho gato kandi muzirikane ko twakinaga iyi match imibare yacu iri kuri match yo kuwa gatandatu turi kuri gahunda yo kudatakaza umukino kuko ushobora gukina iyi match ugatangaho byose ufite ariko ugatakaza equipe player mu gihe uri kwitegura mu nuvuga ngo urugero twabonye nibura warushyira nko kwijanisha nuvuga ngo urugero abakinnyi ba Sport bitanze urarushyira nko kwijanisha 40% oya kubera ko nka Bigirimana Betsa kinyi minota ngari kandi nabwo niyakinnye wabonaga ko yireze rivaga arabizi ko Rayon Sport itanze amafaranga nkayo yamutanze ku mwaka umwe ntabwo shampiyona there is something big we are aiming niba kuri match ya Kiyovu Sport buri muntu wari wese yakora ikinyuranyo niyo baza gushyiramo Messi yakora ikinyuranyo Jesus yakora ikinyuranyo buri muntu wese niyo mpamvu mwabonye muri defense y'ikipe ya Rayon Sport harimo abana bakiri bato benshi bakinnye Fabrice hakinnye Jesus abo n'abana bafite rengeje imyaka 21 nushyiraho Rushema Chris aracyari muto ni match yiwe ya mbere ya shampiyona yakinnye ikipe nkuru nka Rayon Sport afite 23 nureba muri mediane y'ikipe ya Rayon Sport harimo umukinnyi witwa Tambwe Gruar afite imyaka 21 nawe nushyira nyine urareba ukabibona ko ikipe ya Rayon Sport nta pressure twari turiho kuko turabizi ko buri mukinnyi wese wajya mu kibuga muri aba 11 ku ikipe zikina hano muri shampiyona y'u Rwanda hatagira ugira ngo hari yo nsuzuguye ariko buri kipe yose yahura n'ikipe ya Rayon Sport 11 umutoza yakanga tumeze neza kandi bakora hanyuma wasiri ndagira ngo ushake n'akazi nohereza umuntu bita Ndikumana Asmani abantu barimo baravuga bati Murera ntabwo ijya yigurira Ndikumana Asmani akomeje gucimaka nyuma yo kwatsinza hat-trick umunsi Asmani rero ntabwo muramubona buri Asmani ntabwo arazi kuko nk'iki cyumweru yatwatsaga gushya ku munsi wo kuwa kane aratubwira ati ngiye gutangira shampiyona ariko hari ibintu ntarageza mu rugo abanza kugira abantu avugana nabo kuri telefone abanza kugira abo yandikirana nabo urumva ko nk'imyitozo itanu yose y'icyumweru iteguriye match ntabwo yigeze ayikora yose yuzuye Asmani rero ntabwo ari umukinnyi oya
Asman ni abakinnyi bangahe wase niyo mpamvu ndimo mbabwira Kiyovu ngo bashatse bajya kurega ko twakinisha abakinnyi barenga oya Asman ni itsinda ry'abakinnyi ubwo arimo bangahe buriya Asman ntabwo ari we wenyine Asman niwe murimo murabona ariko ari mu itsinda ry'abakinnyi Asman ni a free kick taker uwo ni umukinnyi umwe uwo ni Asman utera kure hari Asman utsindisha ikirenge ubwo ni wakazi cy'iburyo uwo ni umwe uwo n'undi hakaza Asman utsindisha ikirenge cy'ibumoso wa gatatu hakahita haza Asman noneho utsindisha umutwe bane wa kane Rayon Sport mu kibuga yakinishije abakinnyi 14 ubwo cyo bifite uburenganzira bwo gutangira nijye gutanga ikirego muri Rwanda Premier League kubera ko Rayon Sport yakinishije abakinnyi barenga ni itsinda ry'abakinnyi iri ni itsinda ry'abakinnyi ariko ndagira ngo Wasiri ndagira ngo muri bwa bugene bwa bushaka kazina birize umuntu bitande kumana ndikumana nyine just like that nimushake mwe nimuzajya mujya kumwandika mujye mwandika ngo Asman 4 ni Asman bane kuko mwa muri kumupfobya uriya ntago ari Asman gusa ni 4 Asman c'est le 4 Asman ni abasmani bane utsindisha umutwe utsinda kufra utsindisha akaguru k'indyo n'akaguru k'ibumoso hanyuma ariko ndagira ngo natubwire kuri mukeba wawe uyu munsi yasezerewe muri Sekafa Kagame Cup ngeze hano mukanya muravuga ngo niyo mwapanga abakozi b'ikipe ya Sport noneho batsinda pe ibyo bintu wabisubira gusezererwa nicyo kintu cyari cyitezwe kubera ko hari igihe tubwira abantu rimwe na rimwe bakajya bagira ngo turi gutera urwenya sibyo iyo nicaye hano ndimo ndabaganiriza nibiba byiza bajye bashaka umukozi ku biro byabo uzajya mu biganiro byakozwe na Wasiri kugira ngo amenye uburyo ikipe yubaka sibyo Rayon Sport ijya kubaka ikipe yakoze igishushanyo mbonera cy'abakinnyi 11 b'abazungu bagomba gusinya abakinnyi bakiza hari n'umuntu wareba agatamba akabona umukinnyi z'umupira akakubwira ati kuko kuri tambo mwarayiye ariko uko iminsi irimo iragenda iza tambwe n'itambo uyu munsi yatanze assist match ya Vipers yatsinze igitego ndakumenyesha ko no kuri match ya Singa idazatsinda ikindi gitego bikubwiye mbere amasaha 24 mbere so naricaye rero muri Mercato abantu ndababwira ntariko murimo murashya twebwe turimo turagura abakinnyi bashaka gukina umupira mujye mutandukanye ibintu bibiri hari abakinnyi bafite intego zo gukina umupira w'amaguru ariko mu gihe wowe uzajya ku isoko ukagura abarimo barareka umupira w'amaguru n'ibiri ugomba kubona reka dusubire inyuma gato kugira ngo ikintu mucyumve neza reka dusubire inyuma gato